ya rashapu mediya niho honyine wasanga ibiganiro bikoranye ubwenge. Tugiye kuganira uburyo isi y'uyu munsi iri kugenda igwa hasi buhoro buhoro, ariko twe tuyirimo ntitubibone. Ubu nonaha isi iri mu bihe bidasanzwe kurusha mbere hose. Ntabwo ari inkuru gusa, ni ukuri kubaho buri munsi. Amasasu arumvikana, ibisasu biraturika, abantu bagatakaza ubuzima bwabo mu buryo butunguranye. Hari ababyeyi benshi baryama bakarira mu buriri bwose baba baryamyemo, bibuka abana babo batakiriho. Hari abana babyuka mu gitondo bararanye n'ababyeyi babo, bakabyuka mu gitondo ababyeyi babo badahari batakiriho. Mu cyumweru gishize gusa ibitero byariyongereye mu bice byinshi bitandukanye by'isi. Ndavuga cyane cyane muri kano karere ka Middle East. Indege z'intambara zagabye ibitero mu mujyi utuwe, imijyi myinshi abantu barapfa. Mu bice bya Gaza na za Lebanon hapfuye abantu amagana mu minsi mike gusa, abandi benshi barakomereka. Hari abantu basohotse mu ngo zabo bisanzwe, kandi hari abantu benshi batongeye kugaruka mu ngo zabo bari basohotsemo. Abana, abagore, abasivili nibo bahura n'ingaruka zikomeye kurusha abandi. Isi itekanye iri kugenda igabanyuka, ubwoba buriyongera bucece buri munsi. Ariko iyo uhagaze gato ugatekereza, ubona ko ibintu byose bitari impanuka, ibintu byose birimo kuba, ni ibintu byanditswe bifite ahantu biri. Hari ikintu kinini kirimo kuba kuri iyi si, ariko twe tutazi, tutari kureba. Iyo urebye ubuntu bushyuye burimo kuzamuka bukiyongera. Ibiza bya kamere biriyongera buri munsi, imyuzure iratwara ubuzima bw'abantu, inkongi z'umuriro ahantu hose. Ibyabaye muri Los Angeles mu mwaka ushize mwarabibonye. Ahantu higeze gutuza mu mateka y'isi, ubu naho haratatswe, icyorezo cyarahageze, amasasu arahavugira umunsi ku wundi. Hari indwara nshya zigenda zigaragara ziri guhungabanya isi yose. Ubukene buriyongera, abantu benshi babura ibyo kurya, abandi bakabura aho kuba. Itandukaniro riri hagati y'abakire n'abakene riri kurushaho kwaguka. Bamwe ubukire bwabo buba bwinshi cyane, abandi nabo ubukene bwabo bukaba bwinshi cyane. Abantu benshi barimo baragira agahinda n'ihungabana n'ubwoba bw'ejo hazaza. Nubwo bagaragara baseka ku mbuga nkoranyambaga, imbere yabo harabababaza. Isi irimo guhinduka mu buryo abantu benshi batigeze batekereza. Muri Matayo ibice 24:6 haranditse ati, muzumva intambara n'impuha z'intambara. Kugira ngo ibyo muri kubibona umunsi ku munsi. Indege zirimo zirarasa. Aya magambo yavuze kera, ariko uyu munsi arimo aragenda bimpamo umunsi ku munsi. Nyuma y'ibi bitero hari imiryango mpuzamahanga igenda ibungabunga amahoro ku isi irimo kugenda ibiteraho komenti, ariko n'ubu nta kintu biri gutanga. Ikigo kibungabunga amahoro ku isi United Nations cyangwa se UN kiri gusaba ko imirwano yahagarara, abasivile bakarindwa, ariko ntabwo biri gukunda. European Union, umuryango uharanira amahoro y'Uburayi, iri gukomeza kwamagana ubwicanyi, isaba ko ibiganiro by'amahoro byaba, ariko ntabwo biri gukunda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko izakomeza gushyigikira abafatanyabikorwa bayo, ariko isaba ko ubuzima bw'abasivile bwakubahirizwa. Njyana namwe murabyumva, nta kindi kintu narenzaho. Mu gihe Ihane na Isirayeli bo bakomeje guterana amagambo, ubuduha bw'amasasu, imbarutso zirakururwa umunsi ku munsi, abantu barica, amaraso arameneka, imivu y'amaraso iratemba, amagambo ni menshi, ariko amasasu n'ubundi aracyavuga. Isi iri mu rujijo, nta mahoro ahamye ariho. Nk'uko muri Luka ibice 21:25 haranditse ngo isi izaba iri mu rujijo muri icyo gihe cy'imperuka. Mu Burayi intambara ya Ukraine n'Uburusiya cyakomeje kuva mu mwaka wa 2022. Murabizi ko iriya ntambara imaze ibiciro kuva iriya ntambara yatangira, peteroli yarazamutse. Nicyo kintu cya mbere cyiza, kuko buriya Ukraine iri mu muryango bita OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Buriya Ukraine iri mu bihugu byohereza peteroli nyinshi hanze cyane. Kuva intambara yatangira, peteroli yaragabanutse. Abantu ibihumbi byinshi bamaze gupfa, abandi barahunze ingo zabo.
imijyi yarasenyutse yose igiye kuba nk'i Babuloni, ubuzima burahinduka burundu. Hari abantu batakaje byose ibyo bari bafite n'abo bakundaga. Iyo uvuye kuri iriya migabane yo hanze muri za Middle East no mu Burayi hose, uzi uyu munsi no muri Afurika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara imaze imyaka myinshi nayo irakomeje. Abaturage babayeho mu bwoba, abana bapfa buri munsi, abagore barahohoterwa. Hari abantu batari kubona ibi ngibi turimo. Ndagira ngo ubwire ngo niba utarakoze subscribe ubanze ureba hasi niba warakoze subscribe, like, share na comment, kandi niba wifuza ko twakomeza tugukora ibindi bintu byinshi warebaho wabishyira hasi muri comment tugakomeza. Dukomeje muri Matayo ibice 24 umurongo wa 7 haranditse ngo isi izagenda, haranditse ngo ihanga rizatera isi, ihanga rizatera isi. Uwo murongo uraza kwisanga muri bibiliya muri Matayo ibice 24 umurongo wa 7. Ariko ikindi gikomeye, ubuhanuzi bwo muri bibiliya mu gitabo cya Daniel haravugwamo ubwami buzasimburana ku isi. Nawe ibintu ubikurikirana ndashaka akantu kumva mu buhanuzi bwa Daniel haranditse ngo hari ubwami bubiri buzasimburana ku isi. Ibi byanditse kuri Daniel umurongo wa 2, Daniel igice cya 2 n'igice kugeza ku gice cya 7. Daniel yabonye inyamaswa zikomeye zegereranya ubutegetsi bukomeye. Yabonye kandi igishushanyo kinini gifite ibice bitandukanye, umutwe wari uw'izahabu, igituza cy'ifeza, inda y'umuringa, amaguru y'icyuma n'ibirenge by'icyuma n'ibumba bivanze. Ibi byasobanuraga ko ubwami buzasimburana kugeza ku bwami bwa nyuma, ariko ubwami bwa nyuma buzaba buvanze, budafite ubumwe, budahagaze neza. Ese isi uyu munsi siko imeze? Ndakeka iyi si uyu munsi aribwo bwami bwa nyuma. Nawe nurebesha amaso yawe ukaza kureba muraza gusanga isi ariyo ubwami bwa nyuma buri kugaragaraho uyu munsi. Iragira ngo nawe ibintu bitekerezeho neza, utazisanga igihe cyageze nta mahitamo yandi ufite. Ibihugu bifite imbaraga ntabwo biri kumvikana, hari amakimbirane, hari ubwoba, hari ukutizerana. Iyo urebye isi yose intambara ziri hose, ibitero birimo kwiyongera, ibiza n'ibyakamere, ubukene n'inzara, indwara n'ubwoba, ibintu byose biri kugenda bizira icyarimwe. Si ibintu bisanzwe bituma abantu benshi bibaza, ibi byose noneho bituma abantu benshi bibaza, ese iyi si yacu ntabwo irimo kugera ku iherezo? Kuko ibi byanditse muri Matayo ibice 24 umurongo w'8 haranditse ngo ibi byose ni intangiriro y'imibabaro. Ibi bishatse kuvuga ko ntabwo twari twagera ku iherezo nyirizina, ariko turi mu ntangiriro yaryo. Isi iri kugenda, isi irahinduka, kandi igihe kiri kugenda. Nta muntu uzi neza igihe, ariko ibimenyetso biragaragara. Nta kintu kizahoraho iteka, kandi isi nayo iri mu rugendo rwayo. Ikibazo gikomeye ni iki? Ese wowe uriteguye? Muri Matayo ibice 25 umurongo wa 13 haranditse ngo nimube maso kuko mutazi igihe, ko isi irahinduka, intambara ziriyongera, ubuzima buragenda buhinduka, ariko wowe uracyafite amahitamo yo gukanguka cyangwa ukomeza kubyirengagiza ibi bintu. Kugira ngo nkubwire ko isi turimo umunsi w'imperuka ntabwo uzigera uduteguza n'umunsi n'umwe. Ndagira ngo ugende wisuzume urebe ese aka kanya uwo munsi w'imperuka bavuga uramutse ubaye, urebe niba waratunganyije inzira yawe, niba wajya mu ijuru basi, niba waba wanditse mu gitabo cy'ubugingo, cyangwa niba wajya kuri wa mugabo wo hasi. Ndagira ngo urebe niba warakoze subscribe, kuko wakazagira ko kuri subscribe kandi all, kandi ugende muri like, share na comment niba iyi video yagushimishije. Ntukagire hano ugiye n'inshuti zawe nazo zireba ibintu uko ibintu bimeze, kuko ntabwo wazajya mu ijuru wenyine utarasangije abandi bantu ukunda ibintu byari bimeze. Ndagira ngo ukorera subscribe, like, share na comment. Iyi ni Rush Up Media present Gend Rush wanyu. Ciao ciao.